ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icyuwo mwana w'intama, duhimbaza izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icyuwo mwana w'intama, duhimbaza izina rye. Haleluya, 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 haleluya. Inshuti z'umusaraba, Uwiteka Imana ashimwe cyane. Igitondo cyiza, amanywa meza, umugoroba mwiza, aho uherereye hose ku isi, ndagushuje mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana Nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimiye kubw'uyu mwanya w'umugisha. Ndakwinginze Uwiteka ngo icyo ushaka n'icyo ushima abe aricyo kinyura mu kanwa kanjye, mu izina rya Yesu. Nicaye hano nk'igikoresho cyawe, ndakwinginze ngo icyo ushaka kuvugana n'imitima yacu uhereye ku wanjye mwami aba aricyo twumva, kandi Mwuka Wera w'Imana ategeke aganze, ntaba ari jye ahubwo aba Mwuka Wera w'Imana. Ndakwinginze ngo amagambo ugiye kunyuza mu kanwa kanjye, Wera wa Isiraheli, agirire umumaro imitima yacu muri uyu mwanya, muri uyu munsi, muri iki gihe, muri uyu mwaka, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera dusenze twizeye, amen. Ndabashuje. Ndimo ndihuta cyane, niciye hano iminota mikeya kugira ngo nsangire namwe rino jambo numva Imana ishyize ku mutima. Mu minsi yashize, muri cyumweru cyashize, nari kumwe n'umuntu w'inshuti yanjye, umudamu mukuru cyane, umukecuru. Arambwira ati, nasomye igitabo cyawe, ndashaka kuvugana nawe, ndashaka ko tuzavugana ukansobanurira ku bintu by'umwuka, ati kuko ndumva nshaka kumenya uburyo nakwirinda. Twariyo tuva mu modoka twinjira ahantu twari twajyanye kuri randevu, noneho ndamubwira nta bundi burinzi, nta bindi bintu bya wakwirinda, icy'ingenzi ni uko ubona ko nta cyaha, ni ukwihana ibyaha, ubundi ugasaba amaraso ya Yesu akakweza, nibwo burinzi bwonyine nzi, nta bundi buryo. Nuko turakomeza, ntitwavuze byinshi birenzeho, ariko icyo gitekerezo kinsigaramo. Rero hari uyu murongo uvuga muri Zaburi 91, avuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndashaka gutangariza uwumva iyi video ko nta bundi burinzi, nta handi wabukura, nubwo waba urinzwe n'intwaro, nubwo waba ukomeye, nubwo waba woroheje, uburinzi bwonyine busangwa mu Uwiteka Imana. Kandi mu rwihisho rw'isumba byose ntabwo ari ukujyayo, ntabwo ari abasurayo, ntabwo ari ukuvuze ngo abajya mu rwihisho, ni ababayo, ababa. Uba mu rwihisho rw'isumba byose ni ukubayo, nibwo uba guaranteed kuri protection amasaha 24. Ubayo ni ukubayo, ni ukuvuga ngo buri munota ni ugusaba amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti kutweza. Kandi gusaba amaraso ya Yesu tuyasaba rwo tumaze kwihana ibyaha. Nabwira umuntu ngo protection yonyine hari mu Uwiteka, iyo dusanga mu Uwiteka uburyo turinda, uburyo arinda abacu, uburyo turindira imitungo, ibyacu byose, kugira ngo amaraso ya Yesu atubeho, tugire ikimenyetso nuko twihisha mu Mana. Kandi kwihisha mu Mana ni ukwanga icyo yanga, ni ukwanga icyaha, ni ugutandukana nacyo, ni ukwanga icyaha, ni ukwihana buri munsi, ni ukwihana buri segonda, ni ukwigenzura buri munota, ukareba ko imbere y'Imana bimeze neza. Yari abizi ko bikomeye ku isi, Kristo yarahabaye, yambaye umubiri arahaba, ntago byoroshye kubaho utacumura, ariko niyo mpamvu twahawe izo mbabazi. Hariho ibyaha bigutomera, bigutungura. Ntago mvuga bya bindi byo kugambirira, ukava ahangaho ukagenda ukabigambirira, ugasambana ukaza ngo Mana mbabarira. Ndavuga bya bindi bitwanduza tutabiteganyije, biza vuba tugasanga twabiguyemo. Ni uguhora twezwa. Protection yonyine iri mu kuba mu Mana, uba mu rwihisho rw'isumba byose. Inshuti yanjye, nagushishikariza nanjye nibwira
ngo duharanire kuba mu rwihisho rwisumba byose, kuko hariya honyine niho umuntu yihisha agakizwa, niho wihisha ukarindwa. Imana iyo ikurinze uburinzwe, iyo igushyizeho ukuboko kwayo ukuri uburinzwe. Uhagarikiwe n'ingwara avoma, niko umuririmbyi yavuze. Imana iyo igutwikirije uburinzi bwayo uburinzwe, iyo ikurindiye umuryango uburinzwe. Ariko ikiduhesha kuguma muri ubwo burinzi no kugira ngo bukore ku buzima bwacu nuko duca ukubiri n'icyaha, tukemera kwezwa, tugahora twezwa, hanyuma tukaba muri urwo rwihisho. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ntabwo aba muri urwo rwihisho, ubayo n'ushatse kubayo, kandi hari kondisiyo zituma abantu babayo. So kugira ngo rero ubeyo, urindwe, ubone n'ibyaho, urye ibyiza byo muri iyo nzu, urye ibyiza byo muri ubwo bwihisho, nuko wihana ibyaha. Iyo tutihanye ibyaha, Satani atugiraho access pe. Uburinzi bw'Imana ku buzima bwacu, urugo rw'uburinzi ruvaho. Imana nta kindi yagukorera kuko yaduhaye amahitamo, yaduhaye choice. So iyo uhisemo rero kuba mu byaha, ntacyo kugukorera ifite, kuko ntabwo ishobora kuguforosa kuvayo. Ikomeza kuguhamagaza ubugwaneza n'imbabazi. Iyo utitabye rero ngo uveyo, ntacyo kugukorera kindi ifite. Satani arakwegera kuko urugo rw'uburinzi rukuvaho. Ni ukuvuga ngo urugo rw'uburinzi ni amaraso ya Yesu Kristo, kandi ayo maraso ya Yesu Kristo atubaho kubera ko twihannye ibyaha. Uwiteka Nyiringabo atugirire neza, aduhe ubuntu bwe kugira ngo dushobore kuva mu byaha, tukomeze kuba mu rwihisho rwisumba byose, tugume hasi y'amababa ye, turindwe n'imiryango yacu, abacu abari kure no hafi, n'ibyacu byose. Uwiteka Imana abampera umugisha. Shalom shalom.